Kwa ntuki Burundi niyo mpamvu uriko urakora ivyo bintu byose. Oya. Genda gukundura bizi umba mu mutima uri umwe. Ibyabaye n'ibyahahise amateka y'ibyanjye ni ibyarangiye naho bihuriye rwose n'ubuzima ngiye nawe tubanye. Ubusa wana mama kagiye kubazana hano bizogenda gute? Oya turazabiganiraho. Kutabimbwiye ko mbere. Nukuvuga ngo mbere nabyo nakubwiye ariko ubu ngubu noneho warabimenye ntacyo kuguhisha kigihari. Nicyo kintu numvaga cyo kuguhisha cyari gihari none warabimenyereye niyo mpamvu ngomba kukubwira ngo birana mama tuzabiganira dushaka kundi kuntu tubikemura. Ubu none uramwemeye kari mama. Ni mama pe kumva kuri ko tabafasha kuko twababanye kuri ubusinzi bwawe. Oya yaragiye nanjye ntago nzinga bahe gusa abantu bambwira akaba muri Amerika. Ise wabana muri Amerika niko mbyumva niko bakubwira niko abantu bambwira we ntago nzi yaba rwose pe we nagubize nabyo nzi nukuri nabyo nzi none se ni gute umugabo utaza haba ka nose si uyu wana gutwabyana oya inde we aranyishe inde uruki rwa muri imvura uraruzi wowe naje uri kwifata nk'abagabo bose none polisi irakujyana polisi ya he ya Farida natubwize ukuri musa kubyaba nankubita kuburyo banankubita nutambwiza ukuri nakunza n'urundi ihangane ukigomba kura kidasubiye zamuka kimo hano no gitabi ngiki we hano yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di bakunze bacu mwese mudukurikirane kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasomba tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi rero turi kwa Farida ndetse n'umusheri we bari kumwe muri bukoshize ukuntu byagenze ntibyagenze neza kubera ko hari ibyo yamubeshye nyine atigeze amubwiza ukuri ngira ngo mwarabyumvise ariko kuri uyu munsi bagiye ku ubwo rero nagira ngo tubanze tuganire nabo twumve wa mugani umugabo uko yabyakiriye niba anashaka yuko namusobanurira Farida nawe niba yemera amakosa yemera kumusobanurira mbese tumenye byose uko bimeze kugira ngo babane wa mugani azi ibintu byose nta bindi byo kumuhisha biri ku ruhande fata gukina telefone gutyo tubahaye ikaze rero ariko ntabwo tukuze amazina amazina yanje ni Ndizeye Theodore Ndizeye Theodore akuri uri umurundi ndi murundi umurundi amukuyemwa wagiye Burundi twamenyaniye mu kazi turabasubira kugira ngo twumve ubu ngubu uko bimeze ndetse nawe Farida kubera kubeshye hari byinshi mama we yakubwiye numva ntibikunyuze ariko ndavuga nti nzagaruka gutaha kugira ngo bitazaba ikibazo hagati yanyu hanyuma Farida mu biganireho agusobanurira ibyo utasobanukiwe niba hari n'ibindi bintu yakubeshye nawe akubwiye Farida tugwaye kazi nayo mu kiganiro murakoze cyane murakoze cyane se baby baby karame nako Farida baby oya ndashaka noneho bivaye nuko mama we yambwiye y'ububesha wagiye umbesha ndashaka umbwire buri kimwe cyose uba warambesha utambesha nyine ibi byose nakubeshye yarabikubwiye kandi nta kindi nakubeshye ndashaka kubirenza biriya basanga n'ibindi birahari nyine no kuvuga ngo byabaye ni biriya nta kindi rwose pe gusa nyine wenda narakosheje umuntu wakosheje ngusabye imbabazi imbere ya kamera nta n'ose babireba wiza n'ibya kamera se kutigeze umbwira ngo papa w'abana ngo ni byose n'ubundi abantu ntibararutse kumbona basigaye bambona kuri kamera niyo mpamvu rero ndi kuri kamera jewe narakurakariye
uzi ibintu dufitanye umurenge. Ndabizi rwose pe mugabo mwiza. Cyane kwa nturuki Burundi niyo mpamvu uri kurakora ivyo bintu byose. Oya. Genda gukunda urabizi umva mu mutima uri umwe. Ibyabaye n'ibyahahise amateka y'ibyanjye ni ibyarangiye naho bihuriye rwose n'ubuzima ngiye nawe tubanye. Ubusa wana mama kagiye kubazana hano bizogenda gute? Oya turazabiganiraho. Kutabimbwiye ko mbere. Nukuvuga ngo mbere nabyo nakubwiye ariko ubungubu noneho warabimenye ntacyo kuguhisha kigihari. Nicyo kintu numvaga cyo kuguhisha cyari gihari none warabimenyereye niyo mpamvu ngomba kukubwira ngo birana mama tuzabiganiraho dushaka kundi kuntu tubikemura. Ubu none uramwemeka ari mama. Ni mama pe. Ni mama wawe. Kubango muzabikemura byari. Ko kuva mama wava hano. Kutigeze inyicazo bimwe ari genda umfasha nka kwicaza ugenda bikubazo bimbwira. Nuvuga ngo ngiyewe nzabikubwira. Namwe mufise wo kubivuga wo kubimbwira. Kiragenda nifite ubwoba kuzahita unyanga. Urantinya? Ndagutinya nk'umugabo wanjye. Nijoro rogiye he? Ko atashe nijoro wasinze. Ako natashe nasinze cyangwa gushaka kunsebya kuri kamera. Ubu sindakubeshera. Gana umugabo wase mubana nakubeshera kandi. Oya nijoro nagiye muri anniversaire urabizi. So bizi. Keza bizi kandi inshuti yawe. Ni inshuti yanjye. Keza urabizi. Kandi nawe arabizi. Kuja muri anniversaire ni kuvuga gutaha waborewe. Ese baho nasomyeho gake. Gutaha waborewe. Basi musezeranyije ko nanzoga nzongera kunywa. Ariko nzogusezera buri munsi zo tuzihorere. Zo kuzireka ntago waba utakamo. Ni vitamine zawe. Bibi ndakurahiye imbere y'Imana. Gahunda dufitanye yose. Nutahinduka. N'umuntu dufite igenge kuhindura. Oya ogoko ibuze utwara abantu ashyushye nkabibwira. Ushobora nabwo ari ushobora n'iki kibazo no kubihindura nabwo ari kibazo. Ije bikindi bimenye ubyumve neza. Jewe umva mubazira tafaza kiza kubwira. Babyaranye impamvu abana tabashira papa cyangwa abafashe. Habe na gato. Icyo kibazo kimumbariza. Kuko natwe uramubazaga kweba. Byibura nabigusobanuriye nk'umugabo we. Mubizi impamvu abana atabafasha mama wiwe akaba ari kuza wanyu Nzi kutanye kugira umujinya ko tumeze neza ubu nakeza uramuhisha none uyasobanurira umugabo wawe ibintu byose wabishe oya ubu nakeza uramuhisha none sikangubwira no sikeza reka nkubaza keza ibintu byose wabimuha noneho ndashaka umbwire umugabo mwazanye abana noneho ko mama avuye hano atubwira abana ngo ngiye kubazana hano bizogenda gute ngiye mugabo twabyaranye mama aramuzi impamvu avuga ngo nawazene uko atamubona afasha abana uri kumva kuri ko tabafasha uko twababanye kubera ubusinzi bwawe oya yaragiye nanjye ntago nzi ngabahe gusa abantu bambwira akaba muri Amerika ise wabana muri Amerika niko mbyumva niko bakubwira niko abantu bambwira we ntago nzi yaba rwose pe we nagubizi nabyo nzi nukuri nabyo nzi none se ni gute umugabo utaza haba ka nose si uyu wana gutwabyana oya inde aranyishe inde uruki rwo muri imvura uraruzi wowe nawe je uri kwifata nk'abagabo bose none polisi irakujyana polisi ya he ya farida natubwize ukuri musa kubyo banankubita kubyo banankubita nutambwiza ukuri nakongera n'urundi ntago mazi ntago mazi nta nubwo namuzi ntago mazi ntago umuzi mbuze amarira mbuze amarira mbuze amarira ubonye ibitwenge Fara turi kugana he nabije mu bisari imbere y'abantu urugo rumeze gute nabije mu imbere y'abantu ngo nukubera abana ari urugo rwacu rumeze gute sawa urugo ruzaba rwiza kandi ruzaryo kandi ruzatera imbere urugo rwacu rufite umugisha nawe urabibona aya kamasiko ntarinzi ntago uzana umugabo mwabyaranye ntago mazi mujya muvugana ntago tuvugana uramuzi se mwabyaranye namuzi ntago twabanye none abantu bakwira ko yagiye muri Amerika none niba aragenda nkaba nta nimero zangira nzabigenza bibi uko nabonye mama watari umuntu aciriritse ukaba warazi kumumbwira mbere akarinda kuza kutwishakarana tuye umugabo wawe ngo yagiye muri Amerika ubwo urugo rwacu ushaka ruzaba rumeze gute none se suko nyine nuko nyine gute gute ubwo
none ubwo wowe uragira ngo bigende bite? Bigende gute? Ntabwo nagusabye imbabazi. Tongera kunkuta njyewe. Ntabwo bikwiye gukubitwa se? Oya wenda ntabwo gukubita. Oya ntongere kunkubita. Ntabwo bikwiye gukubitwa? Ntabwo bikwiye. Ntabwo gukubita. None se fare kamubaza. Amaherezo umugabo ntuzi yawe. Nawe abana ntuzi warafashe baterera mama wawe. Ntacyo wafashe. Umugabo niwe mama wawe ari kuza kubwira ibibazo by'abana atabyara. Kenzo unyumvira umugore ngiye gushakana nawe urabo. Nasi kwicuza no kuba twarabanye none ngo nukubera abana bamenye ibibazo by'abana ko tugiye tubigisha ukuri. Ubu swanze mu byano ntumutera. Ubu ngo rwose ntago nzamuto nzamuguha. Ikimenyetso kibyerekana. Ikimenyetso nikiyibwo. Kubera ko dukundana. Dukundana? Umugabo sinimabya. Wambaye sinabo mwakundana? Muya twabanye kwa ari yaraninda. Reba mu maso turebe uyimbwira ivyo bintu. Urashaka kongera kunkubita? Ntabwo bikwiye se? Oya. Ntabwo bikwiriye. Ntabwo twiyunga nyine imbere ya kamera abantu bose bareke kubona ko turi gushwana. Abantu bose badushongereye. None hejo nzoja kwa mama wawe. Tuzajyayo tugiye no kumubwira za gahunda zose zikuziri ku murongo. Z'umurenge. Rero mufarida niba mugiye gukora ubu. Gize umuntu gize umugabo. Nambwiza ukuri rata. Rero bebe reka nkubwire. Uryarya kubeshya. Njyewe ndagukunda n'umutima wanjye wose urabizi. Sibyo? Ikosa ryambayeho ntirutumye njye nawe dutandukana. Mfite abana babiri. Papa abo twarabanye. Tubana kubera ko yaranteye iyo nda ntago namukundanaga. N'ibintu byose nakoze zari depression nani ifitiye zindi. Ako wumva ngari muri Amerika. Numva ngari muri Amerika. Uburere bwa korera abana kwita ku bana byo bimeze. Ariko abana baye mama bamaze gukura ntago namuhari impinja. Ubu ko akeneye ko kumufasha kubarera ukamukwega. None akaba ari kuza kubibwira umugabo utarababyaye. Nubwo tuzabyumvikana tubarire. Nubwo atarabe. Inkora office uburenganzira kugeze yaho wansobanuriye. Ivy'abana n'umugabo yagiye muri Amerika wawe sivyo? Gerayo inkoraho. Nose birankundira. Kwe kwita gukundira? Niyo tumera n'abantu bakundanye ntabwo ari mu magano bamene ko turi gushwana. Umere ubwo sinaburi kwambesha n'urukundura. Oya n'urukundo. Oya. Urumva Faride rero ugomba kwita ku bana bawe kugira ngo nabone ko nabo uzabishoka. Jewe mwitaho ubwo nuko dushaka kubyumva ko yako yarakaye. Erika nta umugabo yagukunze Faride agukundana n'ibyawe byose. Nango yagukunda ngo yanga abana. Ako baby. Usa nta n'isoni. Iyo nambesha n'igiti nakubeshya ikintu nakimwe. Ngo yanga abana. Ninge kubeshya urukundo. Nje ntago wambeshya nanjye ntago nakubeshya. No mpamvu rero njyewe ugomba kumbabarira twiyubakira urugo tugakora igishoboka nyine mu buzima. Tuzobiganira. Kandi pe mfashe no telefone ngiye nkora ikintu mu buzima najya nkora ngiye kugusaba imbabazi bimviye ku mutima. Uhangana umbabarire narakosheje kumva. Nyuma ya biriya nzi neza ko nta bindi bintu uzumva sibyo? Bibe bikuvuye ku mutima ariko. Bimviye ku mutima rwose pe nshaka gupfukama hano. Nubwo hasa nabi bigoye. Bigoye byihoreye. Oya icyavuga naga gupfukama bigoye. Ikigoye. Bigoye niki? Nirino taka. Hejuru urukundo rwacu. Gupfukama kwitaro. Oya ngiye rwose pe. Gusabye imbabazi nk'umugabo wanjye sibyo? Narakubese. Ko mfite abana. Ko nabanye n'umugabo. Rwose pe. Pfukamishije n'amavi yanjye abiri. Nta kintu uzongera kumva kivuye kuri mama cyangwa se ku bandi bantu kijyanye no kukubeshya. Ntabwo nzongera pe mbabarira. Baby. Wambeshe vyinshi. Ariko niwe wakumbeshya. Ndashaka izo mbabazi usavye. Uzogenda uzisabe mama wawe nkuko ubikoze. Anemere kwita ku bana. Unemere yuko tuzokwita ku bana banje. Bacu. Koze. Ariko utazokongera. Batari bya bindi byawe. Utemeye ko inzoga uzihevye. Oya nyine ibintu byose nabisaba imbabazi ntabwo nzazongera. Inzoga fari inzoga. Donzo ntabwo nzazongera. Niwongera. Inzoga wakajya uzinywa uri kumwe n'umugabo. Ninongera njyewe uzanyange umbenge unsende ku manywa y'ihanga. Keza n'inshuti yawe. Okay. Barakubabariye baguhaye imbabazi twizere kutazongera kumutenguha. Ntabwo nzongera gukora ikosa rwose pe. Nkuko abikubwiye. Ubwo uzashaka ukuntu uhura na mama wawe muganire wite no kubana bawe. Kuburyo atazongera kuguruka hano avuga ikibazo cy'abana kandi ari abana. Yego. Ubu ngiye rwose pe kwisubiraho mba umugore mwiza mba umwari ubereye u Rwanda n'u Burundi mana yanjye.
ngiye kuba mutima w'urugo. hanyuma nashaka kubaza akantu gatoya nanze kubibaza mbona ko mugifitanye ibibazo nashaka kubaza mwaho mwamenyanye gute bamenyaniye mu kazi Farida kundanye no mu diaspora mu Burundi ni muri diaspora ni diaspora ni diaspora kundanye n'umurundi cyambere na mbere frustration ko ufite umugabo ufitanye n'imishinga yo kuzabana nashaka kubaza byo mwamenyanye byo nyine umubano wanyu mufitanye nyine twumvise ngo mufitanye gahunda yo kuzabana ariko nyine ntabwo tuzi ngo ibyari biragana hehe. ni ukuvuga ngo njye natwe twamenyaniye mu kazi. Ikindi cya kabiri twarishingiye turabana, niyo mpamvu ejo bundi mwaduse mukabura ahantu mwicara tukabona n'icyo kubakiriza. ako siko twakibuze nuko mwadutunguye, nawe warabibona ukuntu mama yari yarakaye. Mwarakibuze ko uyu munsi mwakibuze yawe ni ukuvuga ngo ibintu turacyakennye ariko ibintu bizagera igihe bizi. Icyambere ni ubuzima no kumvikana. wafashe umwanzuro gute se wo gushaka umugabo noneho ukavuga ati diyemeje kubana? Uyu ni wa buzima y'abantu, ni wa mwuka uhumeka. uyu mugabo ni mwiza nuko nabonye ari wumbereye mbadamura ku mubumbe nkabona cyambere Farid Faure mu kazi ndamwishimira umwana mwiza, ariko ikibi nibwo yansabye imbabazi nuko yambeshe ko afise abana ntambwe by'umuryango wiwe. Yes, aka handi n'umwana mwiza, handi nta kibazo kibazo gihari nizo nzoga. Nubwo yambwiye ati inzoga ndazihevye twacanye turebe yuko inzoga nyine koko yazihevye. Byaba ibibazo na mbere cyasi nugira amahirwe ukabasha kuzimukuraho zabukomeye. Okay, kubera ko ibyo byara yarakomeye rwose pe. ubona se umugore se mukabana akabazo nako nyine ko kumubona nyine akabazo uko yasabye imbabazi nkuko nyine yambwiye ntabwo azobisubira twacategeje turebe. Ariko mbere utaramenya ibintu nabibazo vuga hari rindi kosa ryanjuze. Ikosa ni ryandi nyine nicyo kunywa cyo kunwa. Twaturi kumwa kenshi nijoro twari kumwe okay muri anniversaire. Nasi kuna naje muri anniversaire nyine byagende gute? Kuja muri anniversaire kuvuga gusina no kuja kurya cake. Ako nyina ngo nsize cyane. Ako wasinzemo gake. Ntago nzongera ndonda kubwiza ukuri kwandi. Hanyuma se Fari. Abantu nyine ukuntu abantu bakuzi bazi ko nyine umuntu udashobotse, kunda abagabo, kunda inzoga, kundi nyine udashobotse nyine. Ku bantu bakuzi n'abari buze kukubona bahara bari buvuga ati Farida ni wandi n'ubundi uramusore agiye kuruhira gusa ntago azamushobora. Kuba ari butanga izo comment wababwira iki nyine bagerageje n'ukuntu bakuzi nyine ko wari usanzwe umeze n'uburyo ubu tukuruti narahindutse ngiye kubaka nshaka umugabo nta nkora ubukwe muzaze mu bukwe bwanjye tubwire utekereza gutyo wamubwira iki? Icyo namubwira cyo narindira amerwa asubire mu isaho Faride narahindutse sinkiri wa wundi ikosa mwabonye ryuko namubeshye namusabye imbabazi ntirizongera wumve ko ubungubu ndundi muntu ubu noneho ndi umugore ufite umugabo wa nyawe apana aba pirate baranafite nka pirate kuko ntago batumaga umutima wanjye unyurwa ariko byo byonyine nibareba umugabo ndi kumwe nawe mu bushobozi buke Imana iduha turishimanye nge nawe ariko kiragenda bagacaka iby'indonke nyinshi kandi ntavunitse hakunze neza yuko ngomba kurya nabiza kuya n'umugabo wanjye sibyo rero umuntu wese ushobora kumbona muri kiriya cyiciro cya mbere rwose pe ntago ariko ibintu bikimeze ibintu biri ku murongo. Ni ikihe cyizere baha umugabo wawe kugira ngo avuge ati Farida n'uwanjye njyenyine nta wundi mugabo musangiye nk'uko bivugwa nyine nk'uko cyangwa mbere byahoze? Ngewe icyizere namuha nkamuha kugira ngo yumve ko n'undi muntu azambonana nawe nuko nazongera kumubeshya. Ntabwo uzongera Farida mugiye kubana gusezerana uba wemeye kubana n'umuntu nyine n'umugore mugahuza byose n'umugore nubwo mariage itabuye gusezerana n'iryo sezerano rya mbere cyo musezeranye mu murenge kugira ngo tumwanzuro wo kuvuga ngo mugiye kubana n'umuntu cyangwa mugiye gusezerana mu murenge nimara gusezerana muzababaye umugore n'umugabo byemewe n'amategeko ku buryo no kugira mutandukane mugabo n'utwo mutunze twose urukweto rwa Farida rukaba ari urwawe rwe rukaba ari urwe mukazagabana muringanije kugira ngo ujye gusezerana Farida guti hari ukuntu umuntu mukunda ariko upfuye ufata umwanzuro wo kugira musezerane burya n'ikindi cyiciro
wagendeye ku cyo uvuga utuye umukobwa cyangwa se uyu mama cyane cyane ko afite n'abana burya biragoye kugira ngo ufate umuntu ufite abana wemere kubana nawe noneho no kwisezerana n'abana be bahita baba bawe ikintu wagitekereje gute kugira ngo ujye kubana wemere kundana nawe ubyihanganire wemere kubana nawe no ndetse hajyaho no gusezerana uzi ko afite n'abana kuko abo bana nimusezerana bazaba bapana sinzi wenda banditse kuri isi ariko nabo ni nkaho bazaba ari abakuru uzajya ubafasha bizajya ushobora byo kugira ngo bishobore ibyo bintu byose nyine byaje gute Faide ca mbere turakorana dukora akazi kamwe turja ahantu hamwe ariko icyiza nabonye ari umwana mwiza arankunda kandi nanje nkamukunda nyine nubwo ubwo bubazo buza bukeya sometimes agasinda bikagenda gute ariko kandi n'umwana mwiza naho ibijanye n'ivyo twarabipanze turabitegura tugiye ngo turavuga tugiye gukora umurenge turavuga ati reka tubipange bino bintu wenda bizocamwo ariko nabonye n'umwana mwiza usibye ico kibazo c'inzoga ariko reka tutegeze turebe yuko azohinduka nyuma hanyuma n'abana bemera kuzabafasha nk'abawe nyine abana uzabyara baziyongera kuri abo nyine abana nta kibazo abana bazoza nta kibazo tubana naribi abana nabanje uko iyo ukunze umuntu mukundana n'ivyo byose abana bazoza tubane nta kibazo urumva ko imbogamizi zarabaye kwa Farida we nta kindi kibazo ufite ikibazo cyo cyarabaye kuri Farida ikibazo cya Farida nuko atamwije ukuri mariage ni ryari rero turugo turagira muna tubwira igihe ubukwe buze ibirori bizabera tube tunabizi mariage ni muko mwaya mezi ari imbere ariko nuko tabo turapanga nyine itariki runaka itariki tuzabamenyesha ubwo ni mu kwa kabiri kwa kabiri tuzabamenyesha itariki